nkunda gucira abantu imigani nuko batajya bumva. Buriya ni wigera ipantaro yasoka gukwira. Ntabwo uzahita uba umugabo wa mama wawe. Akareka. Nimba wa mugore ubana n'umugabo atajya kubita akagashyira ku kibuno gutya umunyuzeho wigendera ntabwo ubana n'umugabo ngo nta rukundo agira. Mpyoto apfuye rero. Soza ugira inama abantu muri uyu mwaka. Bazigire ntago nge ndi umujyanama w'abantu. Kiracyatose kiracyajeje kabisa. Nikimara kuma buriya hazaza undi. Ngiye no kurongora niko wambwiye. Kurongora ibisanzwe kurongora ndongora igihe cyose numva afite agatege. Nyine ugiye gushaka umugore. Eza nyama mbwira ibiryo udakunda. Ntabyo nge nakunda bibaho. Nubwo wamuha amabyihari. Ukajya wigurisha. Narasambanaga ivumbi rigatumuka. Urumva nabaye indaya nari indaya indi yo ku rwego rwo navuga ngo iri international. Niba warushye vuga ko warushye. Ibintu byo kwiwigisha ngo pepe ngo ngaho ujya hejuru wari wabona hehe umurimo ujya hejuru y'isuka wagweja we. Turaba we ariko ubu babona twarahwereye byaradufashe hose mu mudugudu urahita ngo dere kaga kwe none ngo amadugudu bazanye mu tutumba tugenda gutya harimo ubukecuru harimo ubusaza ngo nabahwere iryo ryaradufashe twararyemeye. Cyandongera ndi ugasanga nk'umukobwa afite ikibuno nicyo cyonyine afite ariko yirirwa kirisha ahantu hose yakigize boro ya danje ati nje nibatama miliyoni zingahe nibatanywa yangaya ntabwo nzabyemera. Nose icyo kibuno wirirwa urata kinjiza iki? Ugasanga uri murifuza umutipe ufite nka miliyoni 20 ngo ni ushaka wose ufite angahe uwo muhungu ushaka rero uzasanga nyoka mukubyarira. Ubu kandi hari umukobwa ugirira ngo mana we ngo bantwariye umugabo ngo shiri wanjye baramujyanye. Reka shiri bagukijije imbwa wabonye umugabo batwara se ko batwara ingegera. Rekuza amabingo umenga n'inkono y'abatwaza. Izina ry'Imana abakobwa nibashake banyange nibashake bareke kujya bandiyeminga banabimenye uyu munsi. Ngiyewe isezerano ry'umukobwa kugira ngo ndimuhereze. Musezerano usinye. Ngiyewe ndakurikiza amategeko cyangwa se amahame nk'aya kera. Oh my God! Uwo mukobwa agomba kuba ari isugi. Simple boom. Muroreka nkubwiza ukuri. Agomba kuba ari isugi. Ngiyewe sindi kimara cyo kujya guterera umukobwa ivi. Hari abandi bamurongoye 3 4 5 10 nta n'ikintu bamuhasha. Low down my screen. So guys, this is for our tradition. Samunene asanga badinge miseyu mikawoni sikayilo anete asanga badinge emeno yaye amunangira. None jamais tekoro esakoya eli kote eza. Ndakubujije umva njyewe I believe yuko umukobwa niba dukundana ntago nge nzategereza yuko uza kunsaba never.
wapi umukobwa wa mukobwa ni umukunzi wawe urabizi ko mukundana urabizi ko agukunda nese kuki utegereza ko ari we ugusaba nese we nta mubiri ugira ntabwo ujya ubishaka nese iyo ubishatse we kuki utavuga nawe iyo abishatse aravuga we kuki utavuga ntugapfane nabyo vuga say it wabivuga it's your love yeah tukundana sana la baba nese ko numva ntabwo njye vuga sheri ndakora nanjye kubeshya ibikorwa biruta amagambo njyewe ndakora ku buryo nkwereka ko ngushaka ukabibona umugore wagambiriye kwahukana ntahinga kandi umugore w'inkunguzi yatsa mu ziko ajunditse amazi ibi nakora ukavuga uti wa mugore wa muhungu wenda ngenda narashatse ariko kuzabona umugore bizakugora umuhungu utarashaka yego umuhungu utarashaka wese w'umusinzi aba ari zero mu mutwe gusinda uri umukobwa ubucafu cyane oya nawe umukobwa usinda aba ari umwanda yumvira ndagaswera nagira ngo dushimire polisi y'u Rwanda by'umwihariko uyu munsi wa none hari igikorwa kibayeho kitigeze kibaho ubushize twari twavuze tuti ni gute umuntu yagonga polisi umupolisi agapfa hanyuma akaza rwihishwa ntibamuduhe ngo tumufotore tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite ariko kandi uyu musore DJ Toxic inyuma yaho akaza mu buryo bw'ibanga mu rukiko uyu munsi wa none rero twamufotoye twamubonye abakameramani abanyamakuru bafotoye DJ Toxic yafotowe ubu muraza kumubona mugiye kubona yuruka imodoka ya Rwanda Investigation Bureau na nzovu baje kwaka icumbi ucumbikira umuntu umwe wacumbikira nde kubera iki nacumbikira nzovu nacumbikira nzovu sha umva oya nahitamo nzovu kuko nzovu asa n'utansaba kubomora nkayaka aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. C'était alta. uyu mugabo ujye mujyana muri po muri po pasa ndi uruhinja kandi urigwa ahubwo ubwo ninjya muri po uzazuza umenye iyo po none umenye amabyina neza akenshi nta mugabo uca inyuma umugore uzateta umukobwa w'icyasama nyine uri aho wasamye noneho uwo muhungu nibwo twatangiye igikorwa tugiye nyine kuryamana niko nabivuga umva twarasambanye ngukira twakoze amaturo 3 twikurikira ntiyavagaho
yahitaga akomereza biryoheye nukuri. Cyiza cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, there is job kabisa, imirimo irahari. Mirahari guterura amakarito, hari uguhe abakecuru, hari ukugira hari utuzi twinshi. Ushobora gufata umukecuru ukamuheha, umukecuru rwose ufite imyaka nka 40, ni ukuvuga imyaka 65 hariya, uba ufite umuntu ugukipinga, kurinda ukumenyera buri kimwe. Nta na job ufite ukorera uko ubishaka, iyo wumva ugifite akabaraga. Hariya rero nshobora gufata akazi ko guha abakecuru. ariko ntimukarushye abahungu, ugasanga umuhungu araguteresa amezi 4, 6 waranze kumwemera, umwemeye mu kwa 7. yagira gutya nawe yagutera inda, urashaka ko ahita abyemera direct. Muha igihe nawe abitekerezo nk'uko nawe abanje kubitekereza. Nyumvira ndagaswera. Ngaya amazina y'abahungu barangiza vuba, hapa kuchomeka gusa atakagwa. Okay, wagiye. Olive, Joshua, Mama, Asgard, game Alex, over. Felix. Hello, Jezo, Lionel, Jonathan, wewe ntabisha kugira atometseyo atakagwa. Ntabirebi. Ubu sindamenya ikintu dupfana mwarimu. Buri gihamba cy'iki kibazo nakishyura neza ariko akankubita. Musi yambajije ati ni kubera iki tunywa amazi? Ndamwishyura ati impamvu tunywa amazi ni kubera tutoyarya. Iyo unyonze usa nk'uwandika 0 warangiza ukanayisiba. Ukayisiba. Iyo wanditse 0 ukayisiba, ngo burya kuva mu bwonko bw'umugabo babiryoshye cyane, ngo abameze ngo ngo njyewe sinashakira n'umuhungu tudahuje idini. Sinashaka umuhungu tudakoze ubukwe. Ngukira bakureke uracyafite iyo myaka 25, numara kugira imyaka 30 uzaba umeze nk'igishuba ziba. Amayi uramenye ako kantu ni kabi. Wifuza umugabo umubure, urareba ku gasura kawe kari kugushuka, ukumva yuko ibintu byose bifite. Bakureke numara kugira imyaka 30 uzifuza ko ihene kugira uyibure. Wifuza umukarani, umunyonzi, wa wundi utwara amakara, umubure uhere kushyiga. Shaka umugabo wacinzeho nta n'isoni, vana ubwemeza aho ngaho. We washatse wa musore, we washatse urifuza kuba wenyine nk'umupfuko. Nihene uzayirebe rimwe niyo kakiri gatoya gatangiye kumenya kwimya kahebe, bakaba gakeneye indi y'ingore kugira ngo kajye ukuntu kigenda. None uri ikintu cy'igisoro, ufite ibyanwa, ufite uruda, wanze gushaka umukobwa hafi aho ngo mubane. Washatse umuntu uri murifuza kuba nk'umupfuko. Reka nigende. yakwanga sinagushyekera hano mvuko ni ngo mpagarara uyo ngwino gusa sinakwata kamagaze hano Osa singusu ukazamana numve nyine nanjye kuningana ngese ukoraho koraho buke sinini Aduh, bobo.
perezida wa Kenya yitwa nguki? Perezida wa Kenya meruka namwe igikoma na amazina yo kuyambaza rwose ndabure cyane. Kora kuri icyo kintu kimeze nk'igitsina cya Amerika. Oya ho icya. Ako karere Hara ni Florida ni y'amana. Akagira